umunsi umugambi wo kwica abatutsi ukwirakwira hirya no hino mu gihugu. Mu ijoro ryo ku itariki ya gatandatu urishyira iyo karindwi Mata mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nyuma y'ibaruwa ry'indege ya Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal, nibwo interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana batangiye gushyiraho amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali no kwica abatutsi. Kimwe mu bikorwa interahamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bahereyeho ni ugushaka uburyo bwo kujya kurimbura abatutsi bari bahungiye muri Stade Amahoro i Remera, hafatwaga nk'ahantu harinzwe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR. Uwo mugambi waje kuburizwamo n'imirwano hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bituma benshi mu batutsi n'abandi bari kuri Stade Amahoro barokoka. Mu bari barahungiye barokorwa na FPR Inkotanyi harimo umuzungu w'umubirigi witwa Francois Werter, wari impuguke mu bijyanye n'imiyoborere, akorera isuzuma imishinga y'u Rwanda rwaterwagamo n'inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP. Kuri iyo tariki kandi nibwo Major Aloys Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abaparakomando wabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yategetse abasirikare yayoboraga gutangira kwica abatutsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahitwa Kajagari. Uyu munsi kandi nibwo abatutsi bagera kuri 17 biganjemo abapadiri n'ababikira biciwe mu kigo cy'abayezuiti cya Centre Christus i Remera. Mu bishwe harimo opadiri w'umuyezuiti Chrysologue Mahame w'imyaka 67 wayoboraga icyo kigo, akaba yari mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro witwa Association des Volontaires de la Paix. Abo bose bishwe n'abasirikare ba Retamu barimo barindaga umukuru w'igihugu n'abaparakomando b'i Kanombe bafatanyije n'interahamwe. Mu mugambi wo kwikiza abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana batari bashyigikiye umugambi wa jenoside, tariki ya 7 Mata mu gihe cy'umwaka wa 1994 ku ikubitiro hishwe Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha ndetse n'abasirikare 10 b'Ababiligi bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bari bashinzwe umutekano we. Bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga, wahamijwe icyo cyaha n'urukiko rwo mu Bubiligi rumukatira imyaka 20 y'igifungo mu mwaka wa 2007. Igihano ubu yakirangije yoherezwa mu Rwanda, akaba ari naho atuye. Abandi bishwe ni Perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Kavaruganda Joseph, ba Minisitiri Federico Nzamurambaho wari na Perezida w'ishyaka PSD, Maître Felicien Ngango wari Visi Perezida wa PSD n'umugore we Odeta ubona benshi, Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'itangazamakuru wari mu ishyaka rya MDR, ndetse na Randuwari Ndasingwa wo mu ishyaka rya PL, bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye ya mbere mu kwamagana iyicwa ry'abatutsi n'abanyapolitiki b'abahutu batari bashyigikiye jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika jenoside. Guhera ku itariki ya 6 Mata mu 1994 nijoro, Radio Rwanda na RTM byacishagaho itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora Theoneste wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo, mu izina rya Minisitiri w'Ingabo ryemezaga urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Juvenal Habyarimana, risaba abaturage kuguma mu rugo hagamijwe gushyiraho uburyo bwo kwica abatutsi bose hatagize uhunga. Muri ako kanya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane ku Kacyiru ndetse na Kimihurura, interahamwe zahise zihashinga amabariyeri zitangira kwica abatutsi. Ni nako kandi ubwicanyi bwakwiriye hirya no hino mu Rwanda, abatutsi baricwa. Ubwicanyi bwabaga buyobowe na ba burugumesitiri n'abandi bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Aho ubwicanyi bwahise butangira ni muri komini Giciye, ni muri perefegitura ya Gisenyi, hiciwe abatutsi benshi barimo n'umugore wa Bazivamo Christophe wakoraga mu mushinga w'ubuhinzi muri ako gace. Muri komine Bicumbi muri Kigali, burugumesitiri Juvenal Rugambarara yahise atangira gushyiraho mu bikorwa umugambi wo kwica abatutsi.
uyu Rugambarara yemereye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR ko we ubwe yishe abatutsi bagera ku 100 akaba yarahamwe n'icyo cyaha. Ku itariki ya 7 Mata mu 1994 kwica abatutsi byarakomeje i Nyamata, mu Bugesera na Sake muri perefegitura ya Kibungo, mu yahoze ari komini Runda muri Gitarama mu karere ka Kamonyi, naho ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 7 Mata mu 1994. Abatutsi baho biciwe mu duce twa Biharabuge kuri Nyabarongo ahitwa Ruramba, ku Isenga, ku Kiraro, kuri Ruriba, ku Gasharara, ku Idongo, kuri sitasiyo Irunda, kuri bariyeri ya Bishenyi, ndetse hari hanajugunywe mu cyuzi cya Bariza. Irunda hakomoka abakoze jenoside babirangiriye, ari naho batangiye jenoside Irunda, barimo Kamana Claver wari rwiyemezamirimo w'umwubatsi, Uwimana Pelagie wari umwarimu, Ndayambaje Sixbert wari burugumesitiri wa Runda. Kuri uyu munsi kandi mu yahoze ari komine ya Kayenzi naho muri Gitarama abatutsi biciwe ahitwa muri Cocobeka n'ahitwa Intwari kuri Nyabarongo, ubu ni mu karere ka Kamonyi muri komini ya Gisuma muri perefegitura ya Cyangugu, naho abajandarume batangiye kwica abatutsi kimwe no muri Nyaruguru ahitwa Ruramba. Muri komine Muka ni muri perefegitura ya Gikongoro ni mu karere ka Nyamagabe. Abicanyi bagera ku 100 bayobowe n'umukuru wa polisi ya komine afatanyije na burugumesitiri Kayihura Albert bishe abatutsi 6 bari bahungiye muri paruwasi ya Mushubi, barimo umukozi wari ushinzwe imari ya komine Michel Gacenderi n'umuryango we. Mu mujyi wa Gisenyi, Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga ikigo cya gisirikare mu karere ka Gisenyi yahise akoresha inama interahamwe impuzamugambi abasirikare n'abajandarume, hafatwa icyemezo cyo gushyiraho bariyeri hose mu mijyi no kwica icyitwa umututsi cyose. Abishwe babasangaga mu ngo zabo, imodoka zitwara imirambo zikajya kubajugunya mu byobo byari byateguwe mu irimbi rya Gisenyi abicanyi bahimbye Komini Rouge. Ubwicanyi bwahise butangira ku Nyundo bukomeza ku munsi wakurikiyeho. Abatutsi barenga 800 biganjemo abana n'abagore bari bahungiye muri paruwasi gatolika ya Nyundo baricwa, harokoka mbarwa. Ubwo bwicanyi ntabwo bwateguwe kandi buyoborwa na Colonel Anatole Nsengiyumva. Ku mugoroba w'itariki ya 7 Mata mu 1994 nanone abatutsi bagera kuri 50 biciwe mu seminari ntoya ya Nyundo, naho abagera ku 150 bicirwa muri paruwasi gatolika ya Busasamana muri diocese ya Nyundo. Kuri uwo munsi kandi ahitwa Kabasheja mu murenge wa Rugerero ni muri Gisenyi hiciwe abatutsi bari bakuye n'interahamwe muri komini ya Rubavu, naho abandi bicirwa muri Centre Saint Pierre mu nzu y'abakobwa ba Musenyeri. Ni mu cyahoze ari Rwandex ya Gisenyi kuri kiliziya paruwasi ya Stella Maris no kuri Komini Rouge. Ubwicanyi bwarakomeje muri Mutura na Rwerere, Imudende no mu Bigogwe bicwa n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe cyayoborwaga na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungize. Itariki ya 7 Mata 1994 habaye inama yo gutangiza jenoside ibera kwa Nzirorera Joseph wari umunyamabanga mukuru wa MRND ku rwego rw'igihugu, yitabirwa na Colonel Ephraim Setako, Harerimana Emmanuel wari burugumesitiri wa komine Mukingo, Colonel Auguste Bizimungu, Kazimiri Bizimungu, Jean Baptiste Nyabusore, Esidarasi Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene Niyoyita, Dominique Gatsimbanyi wari burugumesitiri wa komine Nkuri, Esieri Ndisetse ndetse na Lazare Ndangiza. Interahamwe zagumye hanze zitegereje ikiva mu nama. Iyo nama yafashe icyemezo ho ko abatutsi bicwa bitarenze mu gitondo cyaho. Hemejwe kandi ko hatangwa imbunda akanashyirwaho za bariyeri ahantu hatandukanye. Colonel Bizimungu yashinzwe gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Nyuma y'inama yatanze imbunda aziha abari konseye, nabo baziha abaturage n'abakuru b'interahamwe barimo burugumesitiri Kajerijeri ndetse na Baheza Esidarasi. Abatutsi bahungiye mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Esaye Busogo
barishwe bose. Abapolisi n'interahamwe bajya kwica abatutsi bagera kuri 43 bari bahungiye muri paruwasi ya Busogo. Kuri iyo tariki ya 7 Mata 1994 mu masaa 9 abatutsi bose bari bamaze kwicwa, ku buryo iminsi yakurikiyeho interahamwe zahise amahindura. Umutwe w'abicanyi wo muri komine Mukingo bagiye kwica ahandi muri Ruhengeri. Muri urwo rwego zagiye kwica abatutsi bari bahungiye mu rukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Ruhengeri, Nyabihu, Musumba ndetse na Nyakinama. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye mu Bugarama muri perefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi, aho babakuraga mu ngo zabo bagahita babica bakabaroha mu mugezi wa Rusizi, Ruhwa ndetse na Rubyiro. Ni ubwicanyi bwari buyobowe na Yusufu Munyakazi na diregiteri w'uruganda rwa Simerwa Marcel Sebatware wahungiye mu gihugu cy'Ububiligi, akaba yarabonye ubwenegihugu bwacyo. Hishwe kandi abatutsi i Gikundamvura muri perefegitura ya Cyangugu mu karere ka Rusizi, muri santere ya Kuvuruga ho ni mu karere ka Gakenke, mu biro bya komini Musasa ahari muri perefegitura ya Kigali Ngari, no mu nkengero zayo i Muhondo mu karere ka Gakenke, mu biro bya komini Itare muri Kigali Ngari, ku bitaro bya Nemba muri santere ya Gakenke. Kuri uyu munsi kandi hishwe abatutsi i Kananira ni muri Nkungu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadiventiste rwa Hesha ni mu murenge wa Mukamira, bavanwe muri segiteri Nanga ni muri perefegitura ya Ruhengeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadiventiste rwa Gisizi ni mu murenge wa Muringa, ho ni mu karere ka Nyabihu. Abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, abari bahungiye mu kiliziya cya Rambura no mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe muri perefegitura ya Gisenyi, ndetse n'abari bahungiye kuri segiteri Byahi muri perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Dukomeze kwibuka twiyubaka.